Akarere ka Bugesera ni akarere gaharanira kugira itandukaniro rishingiye ku igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka rigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage hamwe n'iterambere ry'ubukungu. Rero nikaze mu karere k'Ubudasa. Reka tukugezeho incamake y'uko ibice bitandukanye biteganijwe ku gishushanyo mbonera cy'akarere ka Bugesera. Duhereye ku gace k'umujyi w'akarere ka Bugesera, umujyi wa Nyamata uteganijwe kuzaba ari ihuriro ry'ubucuruzi, naho ibice by'akarere biwukikije bikazatunganywa bigaturwa hakurikijwe igenamigambi rinoze. Igice giherereyemo ikibuga cy'indege giteganijwe kuzaba ihuriro ry'ubucuruzi bwo ku rwego mpuzamahanga, hibandwa ku bikorwa by'ubwikorezi, uburezi ndetse n'inganda. Ibyo byose bigamije kuzafasha mu guteza imbere ubukungu no guhanga imirimo mu buryo burambye. Guteza imbere no kuzamura ibice by'icyaro ariko byegereye umujyi bizibanda ku gutanga uburyo burambye bw'imibereho myiza ku baturage, guhanga akazi, guteza imbere imikino n'imyidagaduro, kandi byose byita ku kubungabunga imiterere kamere ya buri gace. Ibice by'icyaro byo bizahangwamo imidugudu myiza kandi yubatswe mu buryo butuma ibasha guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Urugendo rwacu reka turutangire rwagati mu mujyi wa Nyamata. Muri mwe biteganijwe harimo imishinga yo guteza imbere ubuvuzi, uburezi, imiturire n'iy'ubucuruzi zaba imbarutso mu guteza imbere uduce dukikije aho izakorerwa, kandi ikazatanga amahirwe mu iterambere ry'uduce iherereyemo. Igice cy'ubucuruzi cy'umujyi wa Nyamata cyitezweho kuzaba igicumbi cy'ubuzima rusange bw'abaturage, kuko kizita ku guha Nyamata ishusho y'umujyi ukomatanya ibikorwa byose